K1 uyu niwe mujene wa mbere mu Rwanda uririmba gospel atuje, za ndirimbo wumva ukumva uri kwegera Imana, ukumva uri kuzamuka ugana mu bicu, abamarayika baza bagusanganira bakubwira ngo come on ngwino wegera Imana. Uyu musani bamwita Kega Bisetsa. Uyu musani bro, umusani ngiye muzi yiga ku kigo cya JS Bumba mu karere ka Rutsiro, ariko ntago Bisetsa yari umukristo akiri ku ishuri. Uretse kwenda hari igihe umuntu ahinduka, wenda yarahindutse, ubu ngubu baririmba uturimbo twiza tw'Imana tudushyira mu gakiza, ariko abantu bizi Bumba baze kuza banyomoze ngo ndabeshya. Bisetsa hari n'umunsi bigeze kumuha weekend, ariko uyu munsi ntago nshatse kuvuga ibyo yari yakoze uwo munsi, ariko aririmba neza bro, uririmba neza, uririmba indirimbo zituma umuntu azamuka. Ndagira ngo uze kumva iyi ndirimbo yiwe imwe, umbwire ngo nabeshye pe. Iyi ndirimbo uze kuyumva neza, hanyuma uze ucimaka uvuge ngo uyu musana ararenze. Se nawe uramukunda, wamwita Kega Bisetsa. Icyaha nari mfite urubanza, umushinjacyaha muremyi wanjye, ntibyari gushoboka ko ndutsinda kuko ibyo nareba. Uyu musana ararenze. I'm Royce from Rwanda, Kigali, Turindo, Mr. K1.